Amahirwe bana b'Imana, nidukundane muri Kristo. Amahoro bana b'Imana, dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatanu tariki 21 Kanama 2020. Isomo ryame ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mutwe wa 37 murongo wa mbere kugeza kwa 14. Ubasha bw'Uhoraho bunzaho antwarisha umwuka we, maze ngeza rwagati mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Nuko nzengurukana muri icyo kibaya aho yari akikije hose, maze nsanga ayo magufa ari menshi cyane kandi yarumye rwose. Uhoraho arambaza ati, mwana w'umuntu, aya magufa se yabasha kongera kuba mazima? Ndamusubiza nti, Nyagasani Uhoraho, ni wowe wabimenya. Arambwira ati, ngaho hanurira aya magufa, maze uyabwire uti, yemwe amagufa yumiranye mwe, nimutege amatwi ijambo ry'Uhoraho. Dore uko Nyagasani Uhoraho ababwiye, ngiye kubashyiramo umwuka, maze mwongere mubeho. Ngiye kubateraho imitsi, mbashyireho inyama, mborose uruhu, mbashyiremo umwuka maze mubeho, bityo muzamenye ko ndi Uhoraho. Ubwo ndahanura nk'uko nabitegetswe. Igihe ndiho mpanura, ako kanya numva urusaku, ayo magufa arakorakorana, rimwe rikegera irindi. Ngo ndebe mbona imitsi iyafasheho, inyama zirayatwikira, n'uruhu rurayorosa, ariko nta mwuka wari urimo. Nuko arambwira ati, ngaho mwana w'umuntu uhanurira umwuka. Ubwira uti, dore uko Nyagasani Uhoraho avuze, wa mwuka we, turuka mu mpande zose uko ari enye, uhuhere kuri iyi mirambo, maze yongere ibeho. Igihe ndiho mpanura nk'uko nabitegetswe, umwuka uza muri ya mirambo, yongera kugira ubuzima, nuko barahaguruka biremamo igitero kinini cyane. Hanyuma arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufa n'umuryango wa Isiraheli wose, ngaho baravuga bati, amagufa yacu yarumiranye, nta cyizere tugifite, turashize. Niyo mpamvu rero ugomba guhanura ubabwira uti, dore ibyo Nyagasani Uhoraho avuze, ngiye gukingura imva zanyu nzabavanemo, mwebwe muryango wanjye, maze nzabagarure ku butaka bwa Isiraheli. Muzamenya ko ndi Uhoraho, mwebwe muryango wanjye, ubwo nzaba nakinguye imva zanyu nkazibavanamo. Nzabashyiramo umwuka wanjye mubeho, kandi batuze ku butaka bwanyu, bityo muzamenye ko ari njye Uhoraho wabivuze kandi nkabikora. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 107. Nimushimire Uhoraho kuko agwa neza, n'urukundo rwe rugahoraho iteka. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 22 murongo wa 34 kugeza kwa 40. Muri icyo gihe abafarisayi bumvise ko yazibye akanwa k'abasaduseyi, barakorana. Maze umwe muri bo wari umwigisha amategeko amubaza mwije ati, mwigisha, itegeko riruta yandi ni irihe? Aramubwira ati, uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo tegeko riruta yandi, kandi niryo rya mbere. Irya kabiri risa naryo, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko ko ari abiri, habumbiyemo andi yose n'ibyo abahanuzi bavuze. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye amasomo adukangurira kwirinda gutega abandi imitego, tukirinda kubashuka no kubinja, kuko umutego ari ikimenyetso cya shitani kiganisha mu rupfu. Niyo mvugo igira iti, umwanzi agucira kobo, Imana igucira kanzu. Mu isomo rya mbere turabona Imana igarura ubuzima, reanimation. N'igihe umuntu ageze kure ahaga mu rupfu, Imana niyo igufiteho ijambo rya nyuma, yongera kukuzahura, kukuzura, maze ukabaho. Imana ikoresha imvugo ishushanya y'amagufa yongera kugira ubuzima, bishushanya umuryango w'Imana wari waraguye mu mitego, mu rwobo, ukajya ikuzimu, mu mahanga. None Imana igiye kuzura, bongere babe bazima. Iti, ubwo nzaba nakinguye imva zanyu nkazibavanamo, nzabashyiramo umwuka wanjye, mubeho, kandi mbatuze ku butaka bwanyu. Amen. Urakoze Mana kudusubiza ubuzima umwanzi ashaka gutunyaga, ahora dutega imitego, ariko we Mana ukaduha kuyisimbuka. Urakoze Mana. Mu ivanjili turumva uburyo Yezu yatsimbutse imitego yaratezwe n'abafarisayi. Mu gihe cya Yezu hari imitwe cyangwa amadini yarahanganye. Reka tuvuge mwabiri, ari nayo cyane atega Yezu imitego: abafarisayi n'abasaduseyi. Abafarisayi bigumuraga ku butegetsi bw'Abanyaroma babayoboraga. Abasaduseyi bari bashyigikiye ubutegetsi bw'Abanyaroma, bagatanga n'umusoro. Na Yezu yarashyigikiye ubutegetsi bw'umwenegihugu. Aha Yezu ari ku ruhande rw'abasaduseyi.
Ku rundi ruhande noneho abasaduseyi ntibemeraga izuka ry'abapfuye, naho abafarizayi bo baryemera. Noneho Yezu aha ari ku ruhande rw'abafarizayi, ku ruhande rw'izuka. Babyeyi, murumva ko Yezu yamaraga gusimbuka umutego wa bamwe agahita agwa mu w'abandi. Mbese igihe kirekire Yezu agakimara ari gusimbuka imitego, abamupinga, abamuhinyura, abamwinja, abamwihakana, abamwirukana. Ye baba we, Yezu yari yaragowe. Abakurikiye ivanjiri tumaze iminsi twumvise ko ari abantu bakomeye bazaga kumwinja. Umusore w'umukungu wiyemeye ngo akurikiza amategeko, ariko abuze ubutungane. Abafarizayi bakurikizaga imico karande, abigisha amategeko bamwiyemeraho ko bazi amategeko. Ubwo bwiyemezi bwabo bukabatera kumuhinyuza no kumutega imitego, bamwinja bati, mwigisha, itegeko riruta ayandi ni irihe? Mu kwibutsa ko batagomba gutega Imana imitego cyangwa kuyitega bagenzi babo, Yezu amusubiza amuha incamake y'amategeko y'Imana abumbiye mu itegeko ry'urukundo, gukunda Imana na bagenzi bacu. Ni koko bavandimwe, uwo ukunda ntiwamutega imitego, uwo ukunda ntiwamwinja, uwo ukunda ntiwamusambanya, uwo ukunda ntiwamwiba, uwo ukunda ntiwamuhemukira, ntiwamukekakeka ngo uhore umucungacunga ngo ataza gukwiba, ataza kukuvogera, ataza kuguhemukira. Ni koko ahabuze urukundo nta Mana iba ihari, nta cyizere, haba urwikekwe n'urwango. Umunsi umwe mu rugo rw'abashakanye, umugabo utashiraga amakenga umugore we, nuko agahora amutega imitego, amukoraho iperereza ngo yabamuca inyuma, ariko agahora ashakisha ibimenyetso bifatika akabibura. Nuko aza guhimba amayeri, yibaruzaho simukadi y'umujenerali ukomeye, akajya ayikoresha yandikira cyangwa ahamagara umugore we nk'aho ari kure kandi babana mu rugo rumwe. Umugore nawe yamara gusoma izo mesaje agahita azereka umugabo we, ariko n'ubundi umugabo we ntanyurwe. Umunsi umwe umugabo abonye ko abuze ibimenyetso, aza guhaguruka abeshya umugore we ko hari urugendo rw'icyumweru agiyemo, ariko agira ngo areke umugore yisanzure azabone uburyo amufatisha. Nuko ku munsi wa kabiri ari mu rugendo yihindura wa mujenerali, atangira gutereta wa mugore ngo aze bahure. Nuko umugore aramubwira ati, nta burenganzira mfite, niba unshaka banza usabe umugabo wanjye uruhushya. Wa mujenerali yongera aramubwira ati, tega vuba vuba unsange muri hoteli, ntabwo utinda urahita ugaruka ntawe ubimenye. Ngiye kugushyira amadolari 100 kuri telefone yawe, ihute utege vuba vuba uhita unsanga. Nuko umugore yohereza generale nimero y'umugabo we ngo abe ariho ayashyira. Wa mujenerali ashyizemo ya nimero asanga ari yiwe. Arumirwa, yibaza uburyo agiye kwihereza amafaranga nta nayo afiteho. Biramuyobera, abonye akozwe n'ikimwaro, afata icyemezo cyo kugaruka mu rugo, arapfukama asaba umugore w'imbabazi ko atazasubira kumutega imitego. Generali we, bavandimwe, kimwe mu bimenyetso by'abantu badakundana bashobora kubana mu buryarya iminsi myinshi ku miguruko ni imitego, aho umwe atega undi imitego akamushobeka, akagenda amucungacunga. Habaho n'abagabo bafungira abagore babo mu bipangu ngo batazasohoka bakabaca inyuma. Ye baba we, habaho imitego abana batega ababyeyi babo, habaho imitego n'ababyeyi batega abana babo. Abashakanye bagategana, abantu babana bakorana bakirwa mu macenga n'amacabiranya bategana. Ibyo byose bavandimwe ni ibimenyetso bya shitani. Nta tegeko ry'urukundo rirangwa aho hantu. Mujya muzirikana ko imitego ihombya, n'iteranyuma, n'uguta igihe, n'ukurindagira. Uko bamwe batinyuka bagenda batega abandi imitego, iyo utari umunyamayeri ntushobora kuyisimbuka. Ariko amayeri ya Yezu yo gusimbuka imitego ni ubudahemuka, la fidelite. Mubyeyi, ujye ukomera ku isezerano, ubudahemuka. Naho ubundi muri iyi si habamo imitego myinshi ya sekibi. Uwo mubana ashobora kukubera sekibi, cyane cyane wa wundi ugutega imitego. Ariko nka Yezu, nawe Imana iyo muri kumwe mu budahemuka urayisimbuka. Humura, uzatsinda. Hari abandi bakristo bajya batega Imana imitego, bati Imana nitampa umugabo, nitampa umwana, nitampa ubukire, nitampa ibyo nayisabye, nzamenya ko itankunda. Ukajya usanga isengesho ryawe ryahindutse kondisiyo, amananiza ugenda ushyira ku Mana. Bavandimwe, tujye turekera umwanya munini Imana kugira ngo igenge imigambi yacu, ntaba ari twe twitegeka. Kuko twebwe abantu turi les êtres finis, bafite intangiriro n'iherezo. Mu gihe rero Imana yo être infini, ihoraho iteka ryose, iba hose kandi ikamenya n'ibyo tutazi. Twebwe tuyitega yarangije kudutegura. Mutagatifu Papa Pio wa 10 duhimbaza none yakoze ibikorwa byinshi by'urukundo, ariko reka nsoreze ku tuntu tubiri twamuranze. Icyambere, akiri umwana kubera ubukene bw'ababyeyi be,
amashuri yayize avunika cyane. Akantu keza cyane, mu nzira ajya mu ishuri inkweto ze yakundaga kuzitwara ku rutugu ngo zidasaza vuba, akazambara gusa igihe abonye ko ari ngombwa. Ako kantu keza k'umwana w'umukene umenya kwiyakira. Ikindi cya kabiri, amaze kuba papa agira ishyaka ryo kurengera amahame yemezwa na kiliziya, avugura amategeko ya liturujia, akundisha abantu misa n'amasakramentu, abatoza guhabwa kenshi umubiri wa Kristo. Kuva ku gihe cye abana nabo bahawe uburenganzira bwo guhabwa umubiri wa Kristo. Byumvikane abana bagejeje igihe cyo kumenya ikibi n'icyiza, âge de raison. Ibyo byose yabigezeho kubera urukundo, ubudahemuka n'ubudacogora yari afitiye kiliziya. Mubyeyi, niba ushaka gukorera kiliziya, niba ushaka gukorera urugo rwawe, niba ushaka gutera imbere, irinde gutega abandi imitego ya sekibi, irinde gutega Imana imitego. Ubeho mu rukundo, mu budahemuka, ube nta makemwa. Imana itugirire neza. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Tunga ubumwe muri